family and friends mumeze mute tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk rero ubwa mbere mudusuye tubahaye ikaze niyo musanzwe mudukurikirana muri isanga kwa mukunda abantu dukunda abantu tubahaye ikaze cyane mwumve ko ahantu hose muri tubasuhuje hanyuma rero ntago duhwema nta nubwo tuzahagarika kubashimira support muduha urukundo mutugaragariza share likes subscribes ibiganiro nyagasani ndashimira umuntu wese maze gutambukiriza inkuru ndabashimiye kandi ndabashimiye kubera ko bijya bincaho mukagira ngo nabisuzuguye ndabyubaha cyane none nagira ngo navuga ngo mumbabarire muntu wampaye inkuru ntarayivuga si uko gusuzugura si ukumva ko nta kamaro ifite nukuri ziba nyinshi kandi ugasanga rimwe na rimwe nanjye ntabwo nkundiye ko nzitambukiriza icyarimwe rero mumbabarire niba nkundira ndabizi neza ko gahunda ari kugira ngo nawe inkuru yose mfite yose izagerweho reka twihute utibyagenze bite Muhoza nje kubabwira inkuru utifuza kugaragara utifuza ko isura yize hano utifuza ko amazina yamenyekana utifuza ko family be exposed utifuza ubu niwe wantumye ngo nze mutumikire uyu munsi ngiye nemera ko umuntu yagutse umuntu ari mugari umuntu akora kuri benshi aho kugira ngo uzangaha expose umuryango expose abana icyo rugiye gutanga kugira ngo kikugire umumaro kiguhindukire umuvumo kubera ko ufite abakomerekeje iyo ubyumva gutyo ukumva ko ikizima ari uko utazi urantuma iyo wumva ntacyo gutwaye nawe ukumva waza you're more than welcome niyi ntebe nzazisunika kandi twegeranye ntabwo ndi munini cyane tuzakwirwa okay reka dukomeze rero inkuru munsi nahaye umukobwa mwiza hari umuntu kuvugisha kumva afite hari umuntu kuvugisha kumva agenda afite umutima mwiza simbizi judgment zidasobanutse zidafite nazo zishingiye ariko ndamushimiye uyu mukobwa mpaye inkuru umukobwa yambwiye ati ngewe nabonye pass bampaye pass yo hanze bampa pass mu tipo tuye hanze simvuze igihugu kubera ko ntifuza ko ubizi ahita amenya ko ari we mpabwa pass ndangije guhabwa pass n'umutipe turavugana night and days tuvugana iwana bigera kure bimaze kugera kure inshuti zitangira kubimenya njyewe ati nageze kuri level yuko nari ntunzwe n'umutipe akari wishyura inzu y'iwacu akaba ari we umpa amafaranga ukoresha imisatsi inzara bya bintu niko byose by'abakobwa umutipe nabikemuraga noneho nza kumuconnecta na my blood sister wanjye tuvukana mu ndimi ndabaconnecta maze kubaconnecta batangiye kujya bavugana bofu uko buri ryari gahunda zimeze gute bizaba ryari stuff like that noneho nza kwire turuva sister wanjye ari wabaye crush ya boyfriend wanjye njye bahuje noneho batangiye kujya bavugana cyane birangira bimeze n'icyo bagomba gukomezanya ngiye bakansiga ari nutwumva kugira ni film bitari byakubaho iyo mvishe umuntu byabayeho no kuvuga uti byari birashoboka ibaze sister wawe muvukana mu ndimwe muri umuna wawe umuhuje na boyfriend ngo azajya baganira sister akagutwarira umugabo bitangira ari basigaye ngo bavugana ngako baganira karibo ba spending an umwanya we ntabimenye ntanamenye ko ari kuvugana bigeze ngo amutipa aramugatuzi n'ibindi ngiye mbivuyemo ntabwo nkiri kubyiyumvamo ndi kumva urukundo rwacu rutazakunda long distance ntabwo ngiye nyishoboye ati I'm sorry ngiye mbivuyemo ati asezera ngewe nyiri kumpa inkuru ne basezereye bamaze kumusezera ati ndababara ndabirwara mbwira ni wacu nta mutipe yaransezereye barabyumva nyine ko byarangiye noneho guess what ahita afatana na sister wanjye ati bakajya bavugana njye simbimenye hashize igihe cyo kumutuma sister atwicaje umuryango mwiza turashaka kubabwira yuko ngewe n'umugabo witwa gutya dutegura ubukwe uwo mugabo wese ninde ati ni wawe ndakundanaga na mukuru wanjye burya muvuye birangira njye akunze ati kandi ntabwo nari kumwanga ko ntacyo muhora niba yaranze uyu nguyu akaba njye akunda nose njye mwange ati mtarumve njerere mu matwi ninjya mbabwira inkuru njya mbisubiramo mbere gutanga igitekerezo ujye ubanza uyishyireho wibaza ari wowe ukuntu wabyumva ati numve njerere mu matwi ndabwaye niwe ati mitampaguruka ndasohoka nyamara gusohoka asigara avugana n'ababyeyi baravuga ngo aho kugira ngo tumutakaze kandi uwo nguwo we urumva abo barirebera hanze nuko nabibwiwe ndavuga ko biri ati ababyeyi barirebera hanze ko babonye umukwe wo hanze atari kugira ngo tutakaze umukwe wo hanze tumubure ahubwo twebwe wowe ugumane nawe twe kumubura kandi na mukuru wawe ngo mubure
ati se naza kuri wowe ntabaje iwacu, ati se ntazadufasha, ati mureka agume mu rugo n'undi niba ari we yakunze mukomezanye twe kumuhomba hose. Umukwe baramufasha. Umukwe niwe ati bakomezanya n'umukwe wa mwana, nyina agenda aramwegera ati mwana wanjye shira uburakari, ibi bisanzwe ko umuntu yabenga undi akabenga ukundi, ati ubwo nyine ntabwo byagenze byikubabaza, ati numva mbaye nk'umusazi, ndavuga ati nta nubwo bishoboka, niba mukomezanyije nawe njye ndava. Saramubwira tuzahave, nese ko twakunye inzu ukaba utumva, tuzagende, ati ariko cyo tuvuge cyo ubwo tuzabucyuza bagomba kubana n'uyu nguyu. Ati nabonye bikomeye, ndavuga ntago bizaba hari wenda bizahagarara, ati muri umwanya ndagenda ndamubloka, sinajya mvugana nawe, ndagenda mbegamira nkaho ntamuzi. Ati ariko ikintu gikomeye barakomeje baravugana, barakomeza baraganira, ibiganiro birakomeza nk'ibisanzwe kugeza n'igihe ubukwe bubaye. Ubukwe buraba, ubukwe burangije kuba barabutaha sinabujyamo kuko nta sinafite umutima wo gushaka kubona umuhungu mu maso. Ati nanga kujya muri ubwo bukwe ndabwihoreje, ngoma aho ngaho ntavugana nawe, murumuna wanjye bajya kumuhemba singende. Ati ejo bundi murumuna wanjye arabyaye, arangije kubyara iwacu bati niba utagira inzika utari n'umurozi ukaba ukigira umutima w'abantu jya ku kiriri cya mwene nyoko. Ati uranga kujya ku kiriri cya mwene nyoko yabyaye, niba umugabo yarakwanze ni ishyano, ubu se ntiyabaye mu rugo ngo se umunyamuryango uzakomeza wigira ibyo kugeza ryari? Ati ubu turi kuvugana, we usaba inama, nyiri gusaba inama arasaba inama, ari muri situation yo kumwe ati uzareka no kujya kureba umwana, jya kureba umwana uje umubere no ku kiriri umube hafi. Ati njye nabonye ko ntashaka kujyayo, umuntu twakundanyeho akampemukira akantu ntacyo ampoye akajya kuri murumuna wanjye, umuntu ukora ko ari mu diaspora noneho aranahari yaranaje kuko umugore yarabyaye ari mu rugo ari aho ngaho, njye njye ku kiriri cya murumuna wanjye ngo nibwo nerera isi imbuto kuko baramvumye, baravuga ngo baramvumye nta mwana undimo ngo ko nanze gutaha ubukwe bw'umuvandimwe. Ati none ngende nizingure n'ubwenge bwose nzi nsanga uwo mugabo uri aho ngaho wantaye, njye mu rugo rwongeye kuba ku kiriri cy'umwana we cy'umugore we, ungiye kureba umwana we ngo kugira ngo nerere isi. Ati byaranze ko mbyakira ariko bimaze kuba nk'ikivume mu rugo. Mu rugo arambwira ati niba ukigira umutima ukaba uri umuntu, genda wegere murumuna wawe ugenda ujye mu rugo ibintu birangire. Ati njye nanze gukira. Yaguye ku cano yacu aravuga ati nanjye rero umva gutambutsa inkuru yanjye, ati rambabaje mungira inama ababyeyi bantu cyane cyane abantu ndikumva ko rukanye gushaka abantu bumva, abantu bumvishije ino nkuru neza ko ari batanga igitekerezo, abantu mwayumvishije neza, ababyeyi mwubatse, abantu basore bakapa bakuze, umuntu wese ufite experience, umuntu wese wumva afite ikintu cyose yatereraho cyafasha uno mwana w'umukobwa, umuntu aza tubwire muri comment ese agenda ajye muri rwa rugo ajye ku kiriri, ahubwo se agezeho bakongera agakundana ko bigoyera. Icyo ni ikibazo kiri aho ngaho. Ikindi azagende ajye kureba umwana se, basagende yere umwana nangiza atahe, azababarire, azakora iki kugira ngo babarire bimuvemo bishire. Ese ari wowe wabigenza turwo rwo komeza ukarujya wajya kuri icyo kiriri cy'uwo muvandimwe wabivamo ko ari umuvandimwe kumva umuko yaje mu rugo azacikamo byo kugeza ryari? Ibyo byose mutanga inama nabyo mubirebeho. Inkuru no munsi nukureshya nta bindi byinshi biri inyuma, nuko nguko ingana. Uyu mwana w'umukobwa agirirwa ihe nama, akora iki kugira ngo agume muri uru rugo rwo kwa nyina aho yavutse afatwa nk'umwana nk'abandi? Akora iki kugira ngo akemure ano makimbirane muri uru rugo? Ese koko niba ufite ikibazo ku mugani we yavuze atako, cyangwa niba ufite ikibazo nkaba ntacyo nzi, akora impamvu numva nera kandi wenda hari ntari umwere. Ati niyo mpamvu mwe mutazi n'uwundi we mworoshye kumpa inama y'ukuri itarimo uburyarya idafite n'ahandi iciye. Tumugira inama akora iki? Ari inshuti yawe, ari sister wawe, friend wawe, umuntu wawe ukunda, kino kibazo cyabayeho wamugiriye inama. Iyo nama watanga yidushyiriraho iraza kumufasha ndabizi. Numva utabishoboye ukande kuri link joining group WhatsApp yacu, utanga igitekerezo, wakwinjira ugatanga igitekerezo ukisubirirayo ntacyo bitwaye, cyangwa se ugashyira kuri comment za YouTube kugira ngo n'undi muntu utari muri iyo groupe abashe kugira icyo agabana muri no nkuru. Murakoze cyane, Nyagasana abarinde, ndabakunda cyane, mugire amahoro y'Imana, muhaye muronke mugwize Imana inshuti n'amafaranga. Bye.